Ndabasuhuje cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku barimu ngo banyuza imishahara yabo mu zindi banki zitari umwarimu sako, mu gihe leta y'u Rwanda cyangwa se Mineduc iteganya ko umwarimu agomba guhemberwa mu mwarimu sako. Muri iyi minsi rero harimo harandikwa amabaruwa yandikiwe abayobozi b'ibigo by'amashuri, aho bavuga ko buri muyobozi w'ishuri cyangwa se diregiteri agomba gukurikirana abarimu be akamenya abadafite konti mu mwarimu sako, hanyuma bakabafasha kuzifungura. Aho binagaragara ko mu nyuma y'uko hari abatazemera guhemberwa mu mwarimu sako, nabo bashobora kuzahura n'izindi ngaruka bakaba babasha gukurikiranwa. Tugiye kurebera hamwe rero itangazo ryanditswe n'akarere ka Gasabo, ni sample dufashe kuko uturere twose biratureba, aho batangiye bavuga ngo ni itangazo ryo kuwa kabiri, ni itangazo ryo ku itariki 6 z'ukwa kabiri 2026 n'ejo bundi, aho bavuga ngo bwana muyobozi w'ikigo cy'ishuri, impamvu gukomeza gushyigikira koperative umwarimu sako. Ngo bwana muyobozi cyangwa se madamu, ngo nshingiye ku ibaruwa nimero 635 1200 2025 ryo kuwa 11 z'ukwa 2025, Minisitiri w'Uburezi yandikiye abayobozi b'uturere twose abibutsa ko mu rwego rwo gushyigikira koperative y'abarimu yitwa umwarimu sako no gushyigikira uburezi muri rusange, ngo ko nta mwarimu n'umwe uhembwa na leta ukwiye guhemberwa mu yindi banki itari iyabo ariyo yitwa umwarimu sako. Ngo nyuma y'uko rero ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ngo busuzumye bugasanga hari abarimu bo mu burezi bw'ibanze cyangwa se general education, ngo nabo mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro TVET bacisha umushahara wabo mu zindi banki, ngo nkwandikiye iyi baruwa ngira ngo nkumenyeshe ko abarimu bagomba kunyuza umushahara wabo muri koperative umwarimu sako. Ngo bityo ngo ndasaba kubafasha cyangwa se ngo ndasaba gufasha abarimu gufungura izo konti ku batazifite, ngo hanyuma mukazishyikiriza ishami rishinzwe uburezi mu karere ka Gasabo, ngo bitarenze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Asoza agira ati mugire amahoro. Hasi ashyiraho nabo bigiye bimenyeshejwe, barimo umuyobozi w'umujyi wa Kigali, barimo bwana umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere wungirije, barimo bwana umuyobozi w'imirimo rusange n'agateganyo mu karere ka Gasabo, akabamo na bwana umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge, ubwo n'abashinzwe imirenge bose. Rero hano iyi baruwa urabona ko irasaba abayobozi b'ibigo by'amashuri, ubwo ni ba head teacher, gukurikirana abarimu babo cyangwa se kumenya niba umwarimu wese ukora kuri icyo kigo afite konti mu mwarimu sako, kandi ikaba ari konti ikora ahemberwamo koko, atari baringa. Hari abazigiramo ariko ntizinyuzweho umushahara wabo. Aha rero barasaba buri muyobozi w'ishuri kumenya neza niba abarimu be bafite konti mu mwarimu sako kandi zinakora neza, hanyuma ngo konti zabo zose umuyobozi w'ikigo akazijyana ngo akazishyira umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere. Ngira ngo ahangaha abarimu badahemberwa mu mwarimu sako, buriya akarere karanabazi buriya, kubera yuko HR yarimo arakora imishahara y'abarimu aho inyuzwa bababona na banki baguhemberamo. Rero icyo bibutsa, batangiye bibutsa banashishikariza abayobozi b'ibigo by'amashuri gukurikirana abarimu babo badahemberwa mu mwarimu sako, hanyuma bakanababwira ko konti y'umwarimu sako y'abarimu b'ibyo bigo ngo zigomba kujyanwa zigashyikirizwa umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere, ubwo ni ukugira ngo bashobore kubakurikirana neza, bityo ushunguye neza usanga n'abarimu bazakomeza kuresista cyangwa se kutubahiriza ibi bintu, bagakomeza guhemberwa mu zindi banki. Bigaragara ko nyuma yaho hazabaho gukurikiranwa, kuko niba Mineduc ivuga ko umwarimu agomba guhemberwa muri iyi banki, we mwarimu yarangiza agahitamo indi agomba guhemberwamo, azaba agaragara nk'uwisha amategeko.
ari nayo mpamvu nyuma y'uko bakomeza kubyibutswa ntibabikurikize, bazahura n'izindi ngaruka zitari zamenyekana. Gusa abarimu benshi ntago babivuzeho rumwe, kubera ko hari ababifata nko kubangamira uburenganzira bwo gukoresha umutungo wabo. Hari abavuga ko atari byo kuba umuntu yakubwira aho unyuze amafaranga cyangwa se uburyo ukoreshamo amafaranga wakoreye. Nubwo wenda akenshi bagiye bakunda kubigaragariza umwarimu sako ko ku mpamvu zabo nyine z'umutekano w'ibyabo cyangwa se mu burenganzira bwabo bakwiye guhemberwa muri banki bashaka, ariko ntabwo basubijwe. Bakomeza kugaragarizwa ibyiza by'umwarimu sako, ariko ntekereza ko na guverinoma y'u Rwanda iracyabitekerezaho, ntago barabona igisubizo kirambye. Ariko mu gihe nta kirakorwa kugira ngo bigende uko babyifuza, barasabwa kuba bakurikiza amategeko ari mu gihugu bakoreramo. Barasabwa kuba rero bakurikiza ibiriho mu gihe bategereje ibisubizo by'ibyifuzo byabo. Ese wowe niba uri umwarimu, iki cyifuzo cyo guhemberwa mu mwarimu sako nk'itegeko ugifata ute, ubibona ute? Uratwandikira muri komenti hasi kugira ngo dusangire ibitekerezo kuri iyi ngingo y'uko buri mwarimu agomba guhemberwa mu mwarimu sako. Murakoze. Nitwa Alphonse Ndagijimana, umukunzi wanyu, umunywanyi wanyu, ubifuriza ibihe byiza kandi byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Ciao ciao.